nakuyemo gikomeye cyane ntazibagirwa no kuri iyi saha ya none kugeza nshaje nzanabwira n'abanjye bazankomokaho. Nakuyemo kumenya Imana no kuyubaha. Yego. Imana ahuye nayo mu bibazo. Yarandengeye narayitakiye iranyumva najya ndira ikampoza amarira. Ntago yahise yampoza ako kanya ariko aho Imana yahagurukiye kuntabara ikampoza amarira yamojeje nyine narabasabye imbabazi we nabo babanaga ndabinginga mu mbabarire mwakabyaramwe basi ndarangaha ejo nifitiye akazi nzajya gukora ko mu rugo ngewe ejo nzabyuka nigendera. Yego. Ndabinginga tu ngize umugisha barambabarira ejo ntihanagira umbaza ngo se kutagenda. Nta muntu wigeze abimbaza. Yego. Bose bariturije kuko basigaga imyenda nkayifura. Nanjye one day nzagaruka iwacu ninagenda kuri moto basi nzatahe ndi mu modoka cyangwa ndi ku igare niguriye ariko nanjye ntahe ntwika hari ikintu nibura nagezeho cyambabaje. Ikiyede buri yewe ndibuka urumva ndibuka hari nigeze kumara nk'iminsi 2 ntarya urumva. Noneho icyo gihe nari maze iminsi 2 ntarya ikintu naje gukora ni iki naje kukugendera wallahi ngewe nzinduka mu gitondo kubw'inzara. Bakunze ba Emi Pro Media katwaye tubashimire muri kano kanya tugize amahirwe guhura n'umuvandimwe Claude. Nkuko twababwiye rero tugira umwanya kuganira n'abantu bafite amateka mu buzima byagufasha nawe. Uyu munsi ntago wakwiheba mu buzima urimo ko uyu munsi ejo isani isa ubuzima bwawe bwahinduka. Ariko ibyiza bikubayeho dushima Imana n'ibibi bikubayeho tugerageza kwihangana kandi byose ubitura Imana. Impamvu yo gutumira rero abantu nk'aba bafite amateka akomeye mu buzima bwabo no kugira ngo nawe wumve ko ubuzima bwahinduka. Hari cyo rero cyo kiganiro kiza kuza kugufasha uyu munsi. Reka manze mikaze kuri Emi Pro Media TV umuvandimwe Claude. Claude umeze neza? Meze neza cyane. Amakuru y'imenzi meza. Ndabona urasa neza uratuje. Kigali bimeze gute ubuzima? Ubuzima bumeze bo. Yego wakubona Claude wicaye utuje ntago yabona uko yagusobanura ariko ku mpamvu zo kuganira akenshi nk'abakunze kuri Emi Pro Media hari batwandikira ati mwazadushakiye umuvandimwe runaka tukica tukaganira. Babwiye se mwazadushakiye. Yego hari igihe natwe twumva ibyifuzo byacu twabihuza n'amarangamutima y'abakunzi bacu ariko hari uko tugeze gusanga kubavandimwe bacu muganira twifuza ko natwe twazaganira nawe ariko mbere na mbere tubwire Kigali se ubuzima buragenda umeze neza? Kigali ubuzima buragenda ariko nyine hari utuntu tugenda twitambikamo buhoro buhoro ariko ntago ari ibyadanje nka kwa kundi nyine usanga ba nyiri ibyondo biyenza ku muntu ariko sibye ba nyiri ibyondo ubundi ngewe n'ibindi. Ese ubundi ubona nk'umusore ukwiye kuba muri Kigali ari umusore kubaye kuba bate mu gihe akenshi abavuye mu ntara nta muntu ubona urugero aje asanga muri Kigali ari kwitangirira ubuzima? Nyine umuntu arasitaragoringa tu urebye umuntu ahura na byinshi kuko urebye ngewe nakitangaho nk'urugero ngewe nkiza rwose nahuye n'ingorane naciye muri byinshi hahandi usanga n'umuntu munaziranye akakwirukana ati singa ukeneye cyangwa wagira n'uhamagara ati nze ngusure kuko azi yuko nta kindi kikugenda usibye kuza kugira ngo nyine mube muri kumwe umushakishirizeho imibereho muri kumwe ugasanga nyine ari kugukwepa rimwe na rimwe ugasanga n'umuntu aranakubwira ngo ntago ndi i Kigali ngo nagiye za Kayonza kandi wenda atanahazi. Ujya bikunda kubaho mu rungano ugasanga umuntu uje musanga rimwe ne wanyu? Ngiye byambayeho nahamagara nk'umuntu tuziranye ngari za Kayonza ahubwo naje kubisobanukirwa ko bambeshyaga nyuma nyine ubuzima bumaze guhinduka kuko hari igihe twaganiraga ugasanga turi gutera story nkamubaza amani Kayonza urahazi? Yego. Agahita ambwira ati wapi sindahajya nari. Yego nkahita nibuka ukuntu yigeze kumbwira ngo nagiye Kayonza mani kandi ngiye nari mukeneye ubufasha bwo kugira ngo
basi ndare y'ijoro rimwe. ubona ikintu muri Kigali gikomeye kigoranye muri Kigali ni ikintu kurya no kubona aho kuryama. Kigali ubuzima bwabo bwose burakomeye. Ari kurya ni danje, kuryama ni danje, kandi nanone ntago wazi Kigali ngo wifuze kurara mu iteme iwanyu wararaga mu nzu. Yego. Kandi no mu iteme nabwo ushobora gushaka kuharara ntibigukundire. Za marine se ko ziba zarafashe imyanya. Yego. Yego kuro. Reka rero tuguha ikaze kuri Emi Pro Media. Ubwawe twe twakumenye, twe tukuzi urunkuru yigendera. Ariko kuri tugiye kuganira nawe ni muntu ki? Sonda kubwira ngo Claude ni muntu ki? Je navuga ngo Claude ndi umuntu usanzwe. Nta gitangaza keretse wenda mu minsi iri imbere Imana ninkorera ibikomeye nkabigitangaza, usibye ko ari nabyo ndi guteganya, ndi gutegura. Ubu nta muntu ndabaho. Yego. Nduyu nyine tubusanzwe. Ni umusore w'imyaka ingaro mu kigero cy'imyaka. Nibyo washakaga kumbaza. Ndi umusore w'imyaka 30, ariko ntago navuga ngo ndi umusore. Hapi ngewe urebye ntago ndi umusore. Harya umukobwa wabyaye yitwa Fiyemere. Nanjye rero ubwo ndi Fiyepere se cyangwa umufiyepere nawe. Ni Garisopere ma. Yego kuro urakuze cyane. Garisopere. Yego. Hari igihe kenshi umuntu avuga urugendo rwe ko urugendo rwamushaririye ariko yakuyemo n'inyigisho. Uyu munsi hari abadukurikiye kuri Emi Pro bakura inyigisho mu mateka y'ubuzima bwawe. Yego. Bakura inyigisho ku mateka y'ubuzima bwanjye. Yego. Ni benshi bahakura inyigisho tu. Kuro ubunse mu bakuzi cyangwa mu batarakumenya Claude ni umusore ko mukagana hehe? Ngiye mu rugo ni mu Ruhango, mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Kinazi. Yego. Ndibaza abantu benshi bakunze kumbona mu kiganiro ndi kwa Gerard Mbabazi. Niho abenshi bakunze kumbona. Yego. Niyo mpamvu rero abakunzi bacu badusabye ati nawe tuzice tuganire nawe mu by'ukuri. Ukimamagara nahise mbitekereza. Nahise ntekereza ndavuga ni n'ahandi hantu bambonye ni kwa Mbabazi. Gerard tumushimire rwose. Ni ukuri yarakoze, Imana ijye imuha umugisha. Kuko no kuba yaguha umwanya akakumva akaguha umwanya akaza kuri kamera ye ni amahirwe niko nawe. Musanze no kwa Emi Pro Media TV. Ni amahirwe yiyongereye ku yandi. Cyane ko numvishe Emi yegeze kumbwira ngo bari n'inshuti. Buriya Gerard ngo ni inshuti cyane cyane. Buriya n'abantu b'abaseminariste. Cyane. Babayeho abapadiri. Oya. Kwiga kwitegura ko waba umupadiri. Yego. Buriya bazi kuba batanga za karisiti. Karisiti yanageze kuyiba. Warayibye. Iyo ngiye ibintu by'abapadiri bitani ukuntu nigeze kwiba karisitiya. Ariko padiri yari agiye kumfata. Habuze gato ngo ayinyime. Umuca mu nzara. Cyane rwose, ariko naramujijishije nanjye. Ugenda wigize seriye. Ni story ndende mana yanjye. Ubwo dusoza abantu bose b'ibyo karisitiya batarayigira. Umva nubwo uri Imana ibababarire nanjye ndimo. Yego. Reka tuyikwinjira mu buzima bwawe bwite kuva mu Ruhango kugera i Kigali, ariko ubundi buriya kugira ngo umusore ajye kuva iwabo mu Ruhango tuhazi ko ari ahantu akunda kwera ibintu by'imyumbati. Kuki umusore wo mu Ruhango atashakishiriza mu Ruhango ngo abe yahakorera atera imbere? Impamvu rero buriya mu cyaro ntago ari mu Ruhango gusa, ni mu cyaro hose, kuko usanga buriya hari ukuntu dukura tukabyiruka bagenzi bacu bakuru kuri twebwe nyine, ugasanga bagiye guhigira mu mujyi wa Kigali. Ejo ugasanga umutipe aje yarikoze, nashaka bari umwenda umwe yaguze uwo munsi wo kuzana mu cyaro aje gusura nk'iwabo, ugasanga akodesheje nk'imodoka iramutwara. Urumva aba yarabiteguye igihe kirekire, yarihirinze akabika udufaranga, kandi wenda ubuzima yibereyeho i Kigali ari ubuzima bw'uburibwe, wenda ari n'umukarani cyangwa ari n'umujura tu, ariko ugasanga yarihirinze abika kenda n'agakweto keza, azakodesha imodoka imuzana imutwaye, cyangwa se akodesha umutipe w'umumotari w'isongi amuzana twike karitsiye, na telefone ashobora kuyitira rwose akazana iPhone ya danje. Icyo gihe rero bamwe muri bagenzi bacu bazaga baje gusura nk'iwabo, bazaga bifunze, bakaza bikweze nyine bari ku rwego nyine utabakekeraga bitewe n'ahantu atashye iwabo mu mwobo, wareba urwego ariho, wareba n'ahantu n'inzu agiye kwinjiramo y'iwabo n'ukuntu atigeze wenda ahindura iwabo, ukibaza se yo ni mu Kirenya bake, kuki se ngewe uvuka hano hantu
twebwe ko mbona tubarusha ubushobozi gute njye ntajya i Kigali ngo mpige yego iryo shyaka niryo narwanye rero ndavuga ni nanjye mvuye mu rugo ndagiye yego nanjye one day nzagaruka iwacu ninagenda kuri moto basi nzatahe ndi mu modoka cyangwa ndi ku igare niguriye ariko nanjye ntahe ntwika hari ikintu nibura nagezeho igitekerezo kiba kiraje rero igitekerezo nyine kiba kiraje rimwe rero nza kwegura ibage pe shyiramo imyenda ingahe yanjye nambara inkweto nari mfite ndavuga ni ndaje nubwo nyine byabaye birebire ariko naravuze ati ndahagurutse ndagiye nanjye one day nzaze nanjye mbakoma bandangarira bibaza ngo se uriya ni Claude tuzi noneho ikintu cyanangaje ngeze i Kigali naje kwihiringa muri bwa buzima bw'i Kigali urumva ntago wabura guhura n'abantu muziranye byanga byakunda kubera ubuzima nari ndimo natangiriye guhigiramo bwari ubuzima urebye navuga ngo busa nkaho bugayitse ku rwego nari ndiho cyangwa se ugereranyije n'urugo nari nurutsemo nkajya nahura n'umuntu nkihisha ahubwo nigeze guhura n'umuntu uri mu buzima bwo hasi inyuma yanjye wajyaga aza rwose umva aje bamutwaye mu modoka aje gusura abantu iriya iwacu nyine aje gusura abavandimwe aje gusura ababyeyi nareba ukuntu yabaga yaje yikweze yipanganitse ari kuri style za danje no mu modoka yaregetse ukuboko gutya nta n'ikintu mwazamo navugana shoferi amutwaye we yarengeje ukuboko mubonye numva ndatunguwe ari kuzunguza indobo za feke z'ubunyobwa ngiye nifitiye indobo yanjye y'ibiraha n'amagi mbona ngende umukire kumurusha numirwa wowe ntago nigeze nanamwihisha ahubwo naramusuhuje ahubwo watungurwa no kumva naravuga ngo Claude bimeze bite nanjye ntimyisaho nshize amanga kandi nta n'isoni mfite nta n'ubwoba ari kumbaza ni gute wageze i Kigali nk'uko nguko uri kumbaza nyine musubiza nshize amanga ndamubwira ni naje guhiga nk'uko namwe mwaje guhiga ahubwo mu minsi iri imbere uzandangira umuntu ufite imodoka nziza nzayikodesha nanjye njye kwisurira iwacu yego arumirwa nyine ubwo barandetse arigendera yego tujye mu mateka y'urugendo rwo kuva mu rugo mu buzima butari bworoshye mu buzima bwakugoye cyane nuko watubwira ko wafashe bage uva mu rugo uzi Kigali nta muntu ufite uhasanga nta muntu mfite nari mfite umuntu masanga nari nsanze muri umuna wanjye yego we yagutanze kugera i Kigali we yananze kugera i Kigali urumva ngiye nigaga we yaje i Kigali niga senior 5 ariko muri umuna wanjye kuko we yananze i Kigali nje musanga ibintu birankomerana kubera iki nawe ntago urebye ntago yanshakaga wapi naje musanga aranyirukana ukabona nyine ibintu ni danje nabo babanaga bose akabaneza ati reka ntago tumushaka ni umunyacyaro yego ubwo nyine naho haso zahise zizira ibintu bitangira kunyobera ako sereka nkubaza nawe uri kundeba ndi kuri mikoro urabona mikoro imbereye cyane ahubwo nawe bavamo n'umunyamakuru yego cyane rwose nkundi umuntu ambwiye ko mikoro imbera pe iryo joro se ubwo wese ujya hehe muri uwo mugoroba wese ujya he nyine narabasabye imbabazi we nabo babanaga ndabinginga mu mbabarire mwakabyaramwe basi ndarangaha ejo nifitiye akazi nzajya gukora ko mu rugo ngewe ejo nzabyuka nigendera yego ndabinginga tu ngize umugisha barambabarira ejo ntihanagira umbaza ngo se kutagenda nta muntu wigeze abimbaza yego bose bariturije kuko basigaga imyenda nkayifura basiga ibyo guteka nkabiteka bitanaboneka nkituriza kuko rimwe na rimwe barampimaga bakanirira muri resitora ngewe nyine ubwo nkiryamira nkatuza nkinywera amazi y'umugezi nkabyereka uwiteka ubundi nkiryamira yego nigeze no kurwara malariya y'inzara umusore uri mu rugo urariye amazi udafite epfo na ruguru cyane rwose ubuzima arihangana ubuzima burakomeza yego pe intambwe yabaye intambwe se y'ibwoko ki kugira ngo ubuzima bucemo uvuga ati byanga byakunda mfite ejo hazaza nari mfite intego nshaka kugera mu kuba muri ubwo buzima kandi nkumva sinzava i Kigali nubwo bagira gute nzajya no muri bene wacu nzajya no muri famiye nazo nazigiyemo ndasitaragoringa ariko si cyane ariko hari aho nageze baramfasha nko kwa Muyomba narahageze baramfasha bambera ababyeyi biza kurangira bamfashije
baganiriza abo mu rugo abo mu rugo nabo baramfasha banshyiramo inkunga niko gushaka perime rero niyo yaminduriye ubuzima niko navuga. Yego. Urugendo rwo kubona perime se kugira ngo ntugende kuri umunsi kubona perime kugira ngo kwa muyomba wawe rwa rugendo rumeze gute kugira ngo utandukane n'umuvandimwe wawe? Urumva nari ndambiwe kugira ngo njye mpora mbabara, ndambiwe no kujya nirirwa muri Saragoza kwirirwa ntarebana neza n'umuvandimwe hahanda abonyiriza cyangwa kabundaza, ndavuga ngiye muri famiye wenda aho bizagenda neza bazangirira urukundo. Muri famiye bo bangiriye urukundo, aho kwa muyomba nagiye bangiriye urukundo baramfasha tu banamuza no mu rugo biza gutuma bashyiramo umwete mu kundengera mpindura ubuzima gutyo. Kuva ubwo rero nabona perime nibwo ubuzima bwahindutse. Yego. Urumva ko mu rugendo rwo guhindura kubona perime guhinduka k'ubuzima hari ibibazo wagiye uhura nabyo byinshi cyane. Rega ntago wagira ahantu ugera ntabyo waciyemo. Nshuti yanjye n'umuntu utarabicamo amenye yuko azabicamo, kandi niba ataranabicamo ubwo ntago azaba umuntu ukomeye. Kuko kugira ngo ube umuntu ukomeye bisaba kugira ahantu ugera. Nigeze numva umuntu mfite data wacu w'umusirikare ariko yambwiye urugendo bakora kugira ngo babe abasirikare. Ngo hari ibiboro bacamo bita ikosi. Iryo kosi barabavuruguta bakabavuruguta umva n'imvura ikabanyagira, ariko birangira yambaye ya myenda ya gisirikare. Iyo muhuye se nugira ubwo cyane, iyo wabona umusirikare afite imbunda mwajya guhura ntugendere kure se. Iyo mubonye mitaca niyo yaba afite imbunda niyo yaba atanayifite, ngewe yambaye iriya myenda ngewe namubonye gusa ntawe ndahura nawe yambaye ipantaro gusa. Mpura n'uwambaye ipantaro ni byose kuva hasi full combat. Niyo mbonye n'umuntu, hari n'abamotari uzasanga bagenda bambaye bino bikweto by'abasirikare byashaje, ari nk'umuntu wabimukuburiye. Ngewe iyo namubonaga n'ubu iyo muye n'umuntu wambaye biriya bikweto by'abasirikare mpita ngira ubwoba. Kubera iki? Hari ibyo yaciye. Ni umuntu ukomeye bro. Rero kugira ngo ube ukomeye bisaba intambwe, hari intambwe, hari ahantu ugomba guca byanga byawe. Ubonye perime ubuzima butangira guhinduka neza. Ubu noneho nta kintu wazumbaza nta kintu wazumbaza kuko n'ababandi bansuzuguraga ubu baranyubaha. Gusa ikintu mbasha gukora muri ubu buzima kuva bwahinduka nirinda kwitura inabi uwayingiriye, ahubwo nkamwereka umutima wa kimuntu n'ubugabo kugira ngo basi niba ari n'uhinduka yige guhinduka umubereye urugero. Yego. Muri bimwe tubwiraga muri ko guhiga amafaranga mu buzima butoroshye hari utuzi wagiye ukora tugiye dutandukanye, hari n'utwagihuramo n'ibibazo. Duhere ku kahe? Ntabwo nshaka kubigarukaho. Duhere ku kahe? Duhere ku kiyede. Ikiyede nagikoze iminsi mike. Yego. Akazi ko mu rugo ikiyede, reka duhere ku kiyede man kuko nicyo cyambabaje. Ikiyede yewe ndibuka, urumva ndibuka hari nigeze kumara nk'iminsi 2 ntarya, urumva noneho icyo gihe nari maze iminsi 2 ntarya. Ikintu naje gukora ni iki? Naje kukugendera wallahi, ngewe nzinduka mu gitondo kubw'inzara ndagenda njya gushakisha ahantu nakura akazi. Ngenda niruka imisozi aho ngeze hose nkacungana naho bari kubaka, ngera ahantu hitwa ku ndege. Ariko kubera iki ibintu by'indege biza ari uko ngeze i Kanombe. Ubwo no kuvuga impamvu ibintu by'indege biza ari uko ngeze i Kanombe. Ari kubera i Kanombe haba indege nyinshi. Ubwo ngubwo rero gusa ntago abantu hitwaga ku ndege nyine nuko ariho bategeraga. Ubu habaye indege kubera iryo zina indege ryari ritaraza. Yego. Wenda wasanga harabaye na drone. Ubwo ngubwo ndangije njya guhiga akazi, ngize umugisha njya gukora akazi k'ikiyedi ahantu. Aho nageze umutipe kubera ukuntu yambonye wari uri gukoresha w'umwenjeniyeri, abonye nje nambaye neza nyine uko nguko ubona wambonye niko najyaga gushaka ikiyedi meza, kuko nabyukaga nambaye neza mvuga ni ndebe nta muntu wanshishamo ijisho nyine. Njya gukora ikiyedi nambaye neza. Umutipe abonye ukuntu ndi guterura amatafari nambaye neza ndisongi, arangije aranyegera arambaza ngo waba uzi kwesitara amashanyarazi? Yego. Ndamubwira ni ndabizi cyane ni nabyo nize. Ahita njyana muri restaurant. Wamubwiza bukuri? Yego pe. Ni wari wize amashanyarazi? Ngiye nize electronique na computer. Yego. Urumva muri electronique rero byanga bikunda ntago ko byagenda kose urabyumva nawe. Kambanze mfunga izi data kugira ngo bitatuderanje. Yego. Urumva
nahise njya kwestara amashanyarazi baduha n'insinga zidasa noneho ndagenda ndestara ibintu bigenda neza nkakora ibintu biporonoseye bya bindi bifinyoye tu hamwe ugorora urusinga ugatera agasumari tuno dusumari dufata ku matafari nyine tu ndabigorora bien ku buryo yahise ambwira ngo nejo uzagaruke kuko intoki zari zamaze kuzamo amabavu kubera kwirirwa duhondagura amabeto tuyamena bashaka kugira ngo bahacukure nk'uko bashaka gucukura nk'iyi beto numva shimye Imana kuko nanabwiye Imana ni Imana numa akazi nkagira na 2 nyura ndashima Imana ariko uwo munsi bamembye y'ikiyedi nubwo nakoze akazi k'abatekinisiye yego bamaye 2 narakugendeye mitanguramo agafuka k'akawunga agafuka k'ibiro 5 kaguraga 2,000 wakibaza ngo ni ryari ni za 2018 ubwo ngubwo ndangije ngiye kukagura ko gafuka naragiye nkabika mu nzu ariko muri umuna wanjye nyine yaratungoye kubona nahashye kandi wadahaha kandi akora icyo gihe wari ukiri kwa murumuna wawe nari nyiri kwa murumuna wanjye nyiri gushakisha nyine ubuzima to ubwo ngubwo ndangije nyine muri uko kwihiringa kawunga narayiriye sha nyirya amezi nka 3 hafi nyine nari ndi gushakisha n'akazi ko mu rugo kuko 2018 nibwo twari tukiyitangira tukiyinjira yego ubwo ngubwo nyine ubu ngubu iyo mbonye kawunga mana yanjye we kumwe baje bamamaza ngo ifu ya kawunga ngo hano ngo turagira ngo tubamenyeshe ngo ifu ya kawunga ngo ni kuri make ngo agafuka ngo ubu twagakatuye kavuye kuri 5 ngo kageze kuri 4 nga reka njyewe niyo bavuze izina kawunga bitandwara mu nda kubera nayiri igihe kinini nyiririye aho cyangwa rimwe na rimwe ntaba nabonye nk'igiceri nkajya kugura avoka nkayirisha yego najyaga nyibika mu ishashi hari ukuntu bayifunga mu ishashi nibwo imara igihe yego rero urumva ni hasaza ubwo akazi k'ubuyede ukavuyeho gutyo byose byaje kurangizwa na peri mu bundi kuko n'ubu ngubu mbanyikariho impamvu ndashaka kujya tugane kuri kimwe wakoze uyu munsi uzava mu cyaro igira umunyenga burya yego nzi ko yikara ni nziza cyane rwose hano kuri Mipro itanga n'iminyenga ni karibu rwose yego nuko rero wisanze mu kazi ko mu rugo gute akazi ko mu rugo kisanze akazi ko mu rugo urumva byaje kuncanga mbona nyine ndi kumwe n'abandi bana ariko nkabona nyine ubuzima buragoye ikiyedi kukibona ni hatari noneho nkabona ntibashaka no kunyigisha moto nanjye ngo njye kumotara nta na perimi mfite nyine kuko numvaga nakiyaminiye nkagenda nza guhamagara umuntu nyine w'inshuti yanjye twari duhuriye ku muhanda nk'uko nguko nyine turi gutembera hari ukuntu uhura n'umuntu akakwikundira nawe ukamwikundira bitewe na story muteye genda umuntu rero uzi kuganira nkaba nasetse umuntu yego twaraganiriye mba ndamusekeje abaranyikundiye ndangije nanjye muhita mutura ikibazo cyane ndamugana Imana nta hantu wandangira akazi se bro arangije arambwira ati ubuse wakemera kugakora mbona uri umusirimu ndamubwira ni nagakora mana subu koko ni iyihe mpamvu yatuma nagakora ndamubwira ni we wireba imyenda wireba uko nambaye wireba nuko nsa wereba akababaro mfite ngiye ndababaye ndagashaka arangije akandangira nta mikino umva bahise ariko burya yahise ahamagara umuntu ariko w'umumama baziranye bahita bumvikana ahita amubwira ngo nta n'umukozi mfite n'uwo mfite ari kunyiba muri iyi minsi ahita ntaka aravuga ati ngiye kukuzanira umwana witwa Korode azagutekera ifi n'ifiriti umva ibintu byose keretse icyo udashaka yego azi guteka n'inyama nazi guteka n'inyama nanjye nkajya mwongorera muri telefone ati mubwire ko ibintu byose njye nize no muri hoteli nize hoteli rimana ndamubwira ni we noneho mpabasha kumva ndi kumwongorera amubwira ati nize na hoteli aravuga ati ngiye gukoresha umukozi wize hoteli wa makeya sha w'ibihumbi 8 bro ndagije nuko nahise ngira umugisha nyine akazi ubwo nyine mba ndakabonye baraye nkubise n'itike n'ejo ndavuga nti nzakajyamo yego ariko ndumva uri gusa nk'ushaka kujya ku byo kwa Gerard Imbabazi oya ntabwo byo kwa Gerard Imbabazi ibi ngibi ni byo kwa Mipro ntabwo byo kwa Gerard Imbabazi nubwo ari mukuru wacu sibyo akenshi rega abadukurikira twese hamwe turi umuryango ufasha societe sibyo ntabwo burya akenshi sensuzi ko iyo umuntu ahuye n'amateka akomeye kugira ngo nyine ugire abo wigisha nuko uyanyuramo kandi ukabwira benshi si byose uyu munsi hari abakurikira Mipro batari kwa Gerard nakurikira Gerard batari kwa Mipro yego ubwo rero akazi ko mu rugo bukagezemo uragatangiye
wakoraga mu muryango w'umugore n'umugabo w'umugore n'umugabo yego akazi wamugana ugatangira ari gashyashya kuri wowe nawe nugize ugakora n'ubuzima wisanzemo bumeze gute nanjye numvisha ari bwiza kuko numvaga niyo batampemba ntaribi kuko naravugaga iminsi y'icumi hasi mbe mbonye aho mba sinzasubire mu cyaro kuko numvaga nzasubira iwacu mu cyaro ari uko kafashwe naramaze kugira ikintu ngeraho ya ntego mfite yo kuzataha mu modoka ariyo mfite nyine nanjye nzagende mu modoka nk'abandi bana nzi iwacu kubasura mu modoka nk'abandi bana niyo ntego nari mfite basi numvaga nshaka ahantu naba nihisha bashaka ntibamembe ariko nkaba ndi kurya yego hari abo nawe urabaza cyane hari abakora akazi ko mu rugo bakagahuramo n'ibyiza harimo n'abakora akazi ko mu rugo bagahuramo n'ibibi ku ruhande rwawe byagenze bite ku ruhande rwanjye byagenze neza ntabwo ari neza cyane ariko byagenze neza ntabwo ari neza cyane gute rero ntabwo ari neza cyane uyu munsi tugerageza dufashe sosiyete nyarwanda hari abagira ababosi beza njyewe nari mfite ababosi beza ariko bambereye beza iminsi mike kuko sinzi ikintu cyatumye nyine bahinduka ariko nahageze bamfata neza ndi umwana mu rugo noneho njye nanariraga muri salo ba bosi bari ku meza nanjye nkicara ku meza nk'abandi bana bijya guhinduka byagenze gute bijya guhinduka urebye sinzi ukuntu byahindutse ariko ni kwa kundi umuntu aba amaze kuguhaga wenda ariko byahinduwe n'umumabuja njyewe wari warankunze yego kuko nyuma yaje kumfasha ntera inkunga mbona mpindura ubuzima ariko ntabwo mba nshaka kubisubiramo cyane yego bakumva ngo warakunzwe akibaza wakunzwe gute mana yanjye ntabwo mba nshaka kubisubiramo pe n'ubuzima kuko ntabwo si wowe wenyine ukifasha famiye yanjye byarayibangamiye uri gufasha na sosiyete ko umukanya watubwiye ko urumva ibyo navuze kwa Gerard Mbabazi mana we hari abo byabangamiye famiye yanjye byarayibangamiye kuba ngo naragiye kubivuga kuri cano kwa Gerard Mbabazi aho byababaje bagira ngo udafasha sosiyete ariko ntabwo mba nshaka kubigarukaho kubera ko urabona muri iyi minsi urabizi yuko nakubwiye ibyo ndimo ndi gutegura kuba umuhanzi by'umwihariko abantu benshi ngo bamenye ku mpano yo kuririmba kandi koko urabona ko nabihagurukiye rero ntabwo nimwifuza amahirwe nkagufatisha n'undi rwose tuzakora ikiganiro ku buhanzi bwawe oya nta kibazo rwose nose ko mari byaba byiza yuko twazakora n'icyo kiganiro noneho n'ibikorwa byanjye hari imbogamizi abantu bajya bahura nazo mu kazi kuba bakundwa mu kazi byakugendekeye gute njyewe nagize igikundiro ni nacyo cyampinduriye ubuzima niko navuga ariko ntabwo nshaka kubigarukaho cyane mbabarire rwose yego wenda hari igihe mu mabuja baragukunze akakugurira moto nawe akagira ibindi yagusaba ku ruhande nanguriye imodoka ntabwo ari moto yakuguriye imodoka ariko boss abizi ako mana yanjye njye ntabwo nshaka kubigarukaho pe nuko rero ubwo boss ni amakuru wenda ntabwo bo bazi uko nanagiye gusa bagiye kubona babona ndabasezeye ndigendeye imodoka yari yanditse kuri nde yari yanditse kuri nyirayo tu ntabwo yari iyawe ubwo bivuze ko igihe cyose ashaka kuyisubiriza n'ubundi narayimusigiye kureka imodoka rero hari icyari kibiteye byaturutse hehe ntabwo nshaka kubisubira kuro uyu munsi byaturutse nyine mu kutabana neza mu kutumvikana hari abakozi ariko ntabwo mba nshaka kubigarukaho hari abakozi bajya bahura n'ibibazo bikomeye mu buzima bwabo bakaba bakundwa na ba shebuja bakaba bakundwa na ba nyirabuja ariko hari ikindi kintu bagamije cy'inyungu kuri bo bijya bibaho ariko byanga bikunda icyo gihe aba gushakaho nk'ibyishimo runaka ibyishimo mu buryo bwo gusohokana kuba mwaryamana kenshi ababebi nyine ababebi by'umwihariko cyangwa se abamama n'abagore n'abakobwa kenshi nibo baba bashaka kuganisha cyane ko n'abajama cyangwa se n'umupapa wakunze umukobwa aho abagani ashaka kuganisha mu bushuti bw'uwo mukobwa nawe nibaza ko ari mu ngeso mbi yego mu ngeso mbi ubwo twavuga rero gucana inyuma yego ubwo wowe byaba byarakubayeho muri urwo rugendo mana yanjye kandi ari byo ntashaka gusubiramo rega umunsi ntabwo uri kwifasha ngiye hari abantu banyiyamye bo muri famiye barambwira bati ndumva n'ikindi gihe gasopo pe yego widuteza abantu rwose ngaho tubwire rero ukuntu umuntu akwiye kwitwara muri icyo kigero mu gihe ahuye nabyo uko yabyitwaramo akwiye burana hari ukuntu ushobora kugira inama umuntu ufite amatwi yo kumva n'utayafite noneho hari n'abo bavuga ati
ngiye ngize umugisha umuntu akanyikundira afite ubushobozi ari bugire icyo amfasha njye nanamwizirikaho nta n'icyo ntakora. Inama rero nagira nk'urubyiruko ni uko baharanira kwikorera bagaharanira kwiteza imbere apana kugira uwo bategaho amakiriro. Yego avuga ngo njyewe ndi umusore mwiza cyane ko abasore beza bakunda no kudusebya no kuri za TikTok. Sinzi igikobwa ntigeze numva kiri kwivugishwa ubugambo ngo abagabo barabuze kandi abagabo barahari. Ugasanga ngo umusore mwiza ngusanga ngo nta mafaranga afite kandi Imana irayatanga. Wowe si wagafashe se uri mwiza buriya sera none sira modoka ugendamo wayiguze inzara oya nugukora none ntugukora. Ariko hari abasore beza bafite amafaranga nago ari ukuvuga ko beza wenda abenshi beza bapfa ubusa niyo mpamvu wenda baba babivuzeho cyane. Ariko bitewe n'ibyo umuntu yanyuzemo n'isomo yahuye naryo mu buzima bishobora kukwambura ubwo bwiza wirebaho ukareba ibiri imbere ukavuga ati nkore batazansuzugura. Check. Yes. Suri kunyumva? Yes. Kuro karame mu buzima wanyuzemo muri ibyo bibazo byose wahuye nabyo hari icyo wakuyemo gikomeye cyane. Yego. Niki ikintu nakuyemo gikomeye cyane ntazibagirwa no kuri iyi saha ya none kugeza nshaje nzanabwira n'abanjye bazankomokaho. Nakuyemo kumenya Imana no kuyubaha. Yego. Imana ahuye nayo mu bibazo yarandengeye narayitakiye iranyumva najya ndira ikampoza amarira. Ntago yahise yampoza ako kanya ariko aho Imana yahagurukiye kuntabara ikampoza amarira yamojeje ubu nsigaye nsetswa n'ubusa uko nakubwira. Niyo nitekerejeho mpita nseka. Yego kubera kumenya Imana yamaye amahoro hari n'ingabire yaguhaye. Yego imumugisha impano yo kuyiririmbira. Wenda nubwo ni nkunda kuririmba ndi njyenyine kenshi wenda usibye ko ngiye no kubigaragaza nkabishyira habona abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakazabimenya nabo hanze y'igihugu bakabimenya. Ariko ndi wa muntu nshobora kwiririmbira nkumva nyine ndabohotse ku buryo n'uwanyumva ahita ajya mu mwuka. Haleluya mvugira ngo amen. Muntu dukurikiye nawe vuga ngo amen. Haleluya. Yego si byose uyu munsi ufite moto ugendaho. Uyu munsi umaje kwandika ibihangano byinshi ahubwo banyitege muri iyi minsi ku mateka yawe. Banyitega hari akantu naraye numvise akasohotse ka Majide Blanca yavuze ngo bari kumubaza ngo niyihe nama wagira umunyeshyari. Rero abanyeshyari barabumva baye bahumirije kuko ndaje nje. Bariyahura rwose muri iyi minsi kuko rwose ngiye kuza nasanzwe. Kuro turimo tugana ku musozo. Ahubwo ba Israel mbonye batazangirira ishyari. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyiza tugiranye. Ariko nitwasoza kino kiganiro utagize ubutumwa utanga by'umwihariko ku bakozi bakora mu ngo babashukwa na ba nyirabuja na ba shebuja sibyo abo bose ndetse n'ubuzima babushariye wanyuzemo hari icyo watanga mu mwitangirizwa mu buhamya bwawe. Ngiye ikintu nababwira bagenzi banjye ubu uyu munsi bari kuri rwa rwego nahozeho. Inama nabagira nuko bagomba kuba maso kandi bakareba aho bari kuva naho bari kugana bo bakagira intego zabo ku giti cyabo pana kuvuga ngo nzakizwa na kanaka. Niyo nama nabaha. Yego reka tugushimire. Murakoze. Urakoze cyane. Gusa si tuganiriye bikeya. Tuganiriye kandi tuganiriye byiza cyane. Ngiye numva tuganiriye umwanya muke. N'ubu tuzakomeza tuganire rwose ndikareba mu rugo kwa Emipro Media. Ngiye numvaga twari gukomeza cyane kusigaye nikundira kuguma kuri mikoro. Yego urakoze cyane. Murakoze namwe.